Okay, reka tuguhe umwanya tangira wibwira abanyarwanda. Igihe nabwiriye abanyarwanda igihe cyose muzamunsanga ahangaha. Ni amahoro. Amazina Nitwa Ntamushobora Venuste. Ntamushobora Venuste. Ibi ni ibiki ibi bintu? Niyo mpamvu ubona ibintu biranga. Cyangwa uri umupfumu? Ibyo ntago bikureba. Ngende umuvuzi gakondo isi yose iranzi. So Rwanda gusa runzi isi yose iranzi. Nitwa Ntamushobora Venuste. Ndavura ndi umuganga gakondo. Nabazwe mfite imyaka 4 umaze kugira imyaka 54. Ukorera he? Korera ku nkombo hano mu Mparwa no mu Musanze. None se icyo kintu wambaye mu ijosi ubu bivuga cyane ni impigi ya sogokuru yansigiye. Ni impigi ihiga byinshi kandi gahugura byinshi. Watubwira ku ndwara uvura kugira ngo abazifite wenda babe bakugana? Mvuye indwara nyinshi. Urugero uzanzanira umuntu ubona imihango ariko ntabyare. Bariho barwaye gutyo baroze akabona imihango ariko ntabyare. Ibyo bintu birashoboka se? Cyane rwose. Akabona imihango ariko ntabyare. Ariko hari ikibazo maze kubona kiri hanze ku bagabo ugasanga umugabo gutera akabariro byaranze. Gutera akabariro k'umugabo byaranze biterwa n'ahajya kenshi cyangwa se yarafatiriwe n'undi muntu w'umugore yarongoye atarowe. Akaba ararongoye amara kurongora ahantu agategereza ko yajya mu rwanda arongore bikanga ariko yagira hanze akarongora baba bamufatiriye n'uburozi ngo ndamuvura. Umuntu ari kiremba iyo yavukanye uburemba ntabwo nshobora kumuvura sinabeshya abanyarwanda cyangwa abantegeza amatwi n'abandeba. Iyo umuntu ari aho ngaho akaba yaravutse ari ikiremba ntabwo ashobora kubura kuba ikiremba ariko yavutse kuko njye sindema mvura ibyaremwe n'ubundi bihari bisanzwe bihari. Watangira usobanurira abanyarwanda ku bikoresho biguteretse imbere kugira ngo babashe kumenya banasobanukirwe? Ibinteretse imbere se ko ngira ibikoresho byinshi. Reka duhere kuri ibi ngibi. Uru rwa Nyamutazi Nyamuzinda inyamaswa y'impigi itagisubizwa inyuma. Ntambwe yihiga kuko nta murozi waguhiga twamenyanye. Cyo wacyumvishe neza. Iyi ni inyamaswa isobanuye. Uyu ni rutabariza benshi. Iyo watabaje karukomaga kuyu umutwe warwo. Wantabaje mfite uko mbigenda nkavuga n'abakurambere n'ihembe ryanjye kamenya aho rero n'ikibazo wagize. Hanyuma ukazamure kugira ngo bakabone. Iyo nkoresha urushiko nkoresha iyi ntango ya data na sogokuru. Iyo nkoze kuri impigi ihiguze ikicira ha ikarasira. Umwanzi yakugiriye nabi nkoresha impigi nkamugaragaza. Hanyuma ini ihembe nasigiwe n'ubundi na sogokuru. Iri hembe niyo ndi ku gataro ujye mbona kenshi. Iryo mba nkwiye gukora inyobora kuri byinshi. Kuri icyo kintu cya gataro ubuntu karihe ngo ubundi ngo uhite ubereka. Ntabwo ari ngombwa buriya njya ku gataro ngiye gutabara nk'ahantu runaka. Kuba muje hano umuntu hunguye ntibivuze ko nahita ko usanze no mu kazi aho ari gufasha abantu nuko banze ko twabagaragaza kuri kamera ariko basanzwe babona video zawe uri kuga. Barazibona cyane kuko baranze. Dukomeze naka nagacuma ni Nyamutazi kora iki igakora inkunga. Bari inkunga. Yo warwaye bakoroze. Icyo abo bagusize hose ngo kurayo. Bakwiciye umuntu ukoberwa wamwishe ukampamagara mva wamukweretse ukamureba ukambwira ati n'uyu nguyu ukajya wanyishyura icyo nkwaka ni consultation y'akazi ngiye gukorera gusa. None se itandukaniro ryawe n'abandi bavuzi ba gakondo cyangwa reka tuvuge abapfumu niri ko bose nyine usanga ngo gutya na gutya na gutya na gutya ugasanga nyine abantu bari kuvuga ati ngewe banyaka amafaranga cyane bibwira n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Umuntu uzavuga ngo uramuha amafaranga agira ibyo gukorera banza umukorere agira ibyo aguha. Ngicyo nkwaka ni consultation yonyine namara gukora ibyo ushaka ukabona ukanyishyura ukanshimira. Ntabwo ndi babone hari abajya bitirira abaganga atari abaganga ahubwo ari abantu barusahura mu nduru bakeneye kwitirira abaganga nkatwe ukanyitira bakaguha 5,000 byo kujya kurya ibirayi. Nge ntago ari uko nkora aha ni wanjye hareba aha ni mu gikari cyanjye usanze sinzi n'uburyo ujemo kugira ngo tuganire.
Oya, uratwemera utwihanganire kuba wenda twaje tutabigize. None se reka abagushaka bakubona gute tugana ku musozo? Abagushaka bakubona gute, nimero zawe cyangwa se WhatsApp ukoresha? Ubundi niturangiza akandi kantu ndakakubwira nyuma umaze kubabwira nimero. Nize wandika icyo yaguhamagara, ndika 0722 42 07 12. Indi wansangaho 079 08 755 85. Hanyuma ikintu cyo gukora amafaranga cyo urakivugaho iki? Cyo gukora amafaranga se, hari waje gukoresha amafaranga cyangwa waje gusaba amafaranga? Ndi gusaba amafaranga. Uri gusaba amafaranga? Uje gusabisha iki se? Bisaba iki? Usaba amafaranga arakora, amafaranga arakorerwa ukayahabwa. Nyine bisaba iki kugira ngo umuntu umuhe ku butunzi? Kumuha ubutunzi nuko mugira inama, iyo mugira inama akazemera muha ibyo akeneye. Reka tubashimire kubw'umwanya wanyu mwaduhaye. Nta mushobora Venuste, muganga gakondo kuri Tabarwa TV. Nta kibazo, ni Tabarwa TV. Nurambona igihe cyose unkenereye, kandi ndagushimiye nawe ko umbajije ibyo ugomba kumbaza ibyo yakugenzaga. Nta kibazo kindi gihari. Urakoze nawe. Reka duhereze umwanya ukomeza akazi kugira ngo wite ku barwayi bawe, ubundi tuzagaruka nta kibazo. Muzagaruke munsure, ariko hari amaraso yanateguye y'ihagahene bayatogosheje umuregano, mujya muryo ku muregano babazanire. Nta mwihangane, ntago nemerewe kurya inyama, njya amaraso gusa y'ihene, igitungo barateka twe niyo twirira. Sawa, murakoze. Namwe murakoze cyane.